ariko ukuri kw'Imana byabananiye kuko nta argument bashobora kugira nimwe batavuze u Rwanda. Aha hanyuma igihe rero icyo gihe barasa bari abantu bose izo kesi zose yaravuze icyo gihe Banyarugabo bari barahunze ntago bari bakiri muri leta nuko yarabeshe ngo mu Banyarugabo bari muri leta icyo gihe ayo makesi yose yagiye none reka tureke kujya kure ayo ngayo yabaye nk'amateka none tuvuga ibirimo kuba none yego umuntu ashobora kwerekana no muri video nyine ngo umuntu arashigikira ngo leta ngwije mu Minembwe igafata uduce twose twa Minembwe twegereye Minembwe igafata imihana Bidegu yarimo abaturage bakayihunga wenda kubera ko batafite icyizere bitewe n'igihe baherukira igihe bari bacuzwe na leta amadega yikorera abaturage kubera ko batayifite icyizere bakayihunga bagahunga bakagenda begerayo bagacunga umutekano na twirwaneho ariko bagasiga ibintu byabo n'amazu yabo aho ngaho leta yageramo ikafata ya mazu ikayatwika n'ama video noneho ntago ari kuvuga ni propaganda nabo ubwabo babyisobanurira nta nubwo bakwirirwa bigusobanurira nyiri ngoma ujye ubona ama video hano ku ma social media ukabona umusirikare wa leta cyangwa yaba mayima yabo Murundi afashe akavuga ati dore inka y'umunyamurenge tumaze kuyibaga teruye ikinyita akavuga ati dore na PSNT y'abanyamurenge ese ntiyatwirwana ibyo ibyo sinzi bitambuka kuri biratambuka kuri mbuga nkoranyambaga nyiri ngo nkubwije ukuri ngaba bari ha nibazamuka ibibazo ibyo zose barabihakana ko ntabyo bakora ariko uwo nguwo nibo bashaka ngo baturage ngo uje mu baturage noneho baje no kuhava bagasiga batwitse imihana yose kugira ngo nawa muturage noneho n'imirima y'abaturage ibyo babikoze mu gihe bari bahari igihe bari bakiri muri Minembwe leta ikiri muri Minembwe ihatunga baragendaga bakijira mu murima w'umuturage yagiye gusarura bakamufasha gusarura byose mu gitondo kimwe agasanga umurimo we bamumaze izo ni ingabo za leta ngo zicunze uyu munsi bari kuza n'ubundi bagera muri wa murima hahandi bahunze ya mirima bakagera igihe n'ibitarera babishikura nyine ngoma none abo ngabo ababene wacu gabo bakavuga ngo ye turashaka ko iyo leta ahiyo izi dufumbira ababyeyi ese kumva bafite mu ubwenge koko uwo muntu okay reka mvuge kuri president wabo gatoya aravuga wenyine ko ntanga bafite ni clochard n'inzererezi ni mayibo wenyine ariko ibo iryo jambo ntago bashobora kuryumva ngo reka izo nzererezi aba arizo ziza zidutungira ababyeyi reka izo nzererezi arizo ziza ntacyo zirya inka zacu ariko abo bana batwirwaneho bave hari uyu munsi bari kuvuga ngo RDF niri mu Minembwe ntako babibewe ko nta RDF iri mu Minembwe barabizi neza kandi twese turanino bihamya neza umunsi RDF yagera mu Minembwe iyi ntambara ntago yamara hano tuteye kujya mu bindi urukumva hano tuteye kujya mu bindi wenda bishobora kuba byatuma bizamba okay ziriya ibyo tubigihorere sibyo tujye mu bishoboka dushobora kurinda reka tuvuge n'abaturage reka kujya muri politike nyiringo ako kantu yigasimbuka ari kuvuga ibitariho bimubwire ko ari reka tuvuge nk'abaturage wenda batari tureke n'ibya politike wenda nta nubwo turi abanyepolitike nubwo bamwe babibeshya ko ari politike bari Okay, rata ntabwo nawe Richard ariko yibihakana kubera ko Rugambwa ni ari kurasira no warashe hari okay buretse gato sibyo okay kabone nubwo iyo RDF yabihari urumva ntago turi kubona abaturage mukanya nabonye umuntu uza kazi umufurero kazi wavuze ko iwe yanze guhunga aravuga ati ntago ndi buhunge n'ubundi nta kibazo ateka amandazi bahageze bitandukanye n'abasirikare ba leta abandi bo bahageze ahubwo bamuteza imbere baramugurira bamuha amafaranga urumva ibyo ni byabaye ni ibintu biba biri ku ma social media twese tugomba kubona none ukibaza ababene wacu tureke kujya muri politike wenda iri hejuru turebe nk'ababyeyi bacu ese mu by'ukuri njyewe nta mukecuru wanjye ari mu Minembwe na muzehe nabona imbaraga zivuga ngo nibareke FARDC ari ijyariye mu gihe bari bariyo zibyo bamukora ngayo nguko rero ngira ngo
turacyakomeza gato cyane twihanganire abavandimwe bashaka kuba babuzemo ikintu cya connection problem network problem. Okay, yes. Ibyo ari byose reka twongereho ikigaragara nuko aba bantu bamwe bahakana ko side y'abanyamurenge cyangwa twirwaneho erabishana yuko RDF itari hariya, undi wakagarara mwibutsa ko ingabo za RDF zahari numaze kurasa nonaha nuri mu gukomandinga ni brigade ni abingunyango ni brigade General Lieutenant General Rugambwa oyo gahunda w'umunwa umutipe ukunda gusetsa cyane niwe uri hariya ku rugamba nk'inkotanyi, hanyuma aza kugera umutima wo kwibuka ko bamufatiye mu cyuho arabyemeye ati wenda tuvuge ko bahari. So icyo nshaka kubabwira twebwe abinjira mu rwa rugamba sesengura mujye munagabanya fanatisme kuko cya gihugu ni cy'abanyekongo, abanyamurenge n'abanyekongo, wazarendo n'abanyekongo, twirwaneho n'abanyekongo. Icyo mugomba kwemera ni kimwe yuko M23 nta munyekongo barimo. M23 ni abafana ba Kagame, ni abamashinare, ni abacanshuro, na kiriya cya generali cyamamagaraga ejo ubundi kivuga ngo Sagene Major ntabwo yemerewe gukina politiki, yakwibutse ko Sultan Makenga twari kumwe nawe hariya ejo bundi agenda ari sergeant, yirutse maranka agirira ubu ni general, na civilians abandi bagera abasivili kumva babaye bageno babaye bakano babaye bandi. So what are you telling me? Hari uyu mtipo uyoboye ni Kagabo ninde uyu commandant wa Rumangabo colonel kagira iki twarabanyegabiro twese turi instructors. So icyo nshaka kubaho ni kimwe, twitwararike muri ibyo ngibi. Abatipe bari muri RDF bose bayoboye hariya, aba bari mu M23 ni ingabo za RPA ni ingabo za RDF. Today kuba barabaye Masisi nkuko wabona Robert ngiye ngo Rwanda rugiye kurwana intambara ya Nyabushozi nkijyanayo nkavuga ngo ugiye ndi umuhima kubera ko nabaye abada byo byakumvikana koko mama mbyara no umuhima kazi, aho byakumvikana cyane ko ndi umuhima hafu. Hako noneho dufate nkandera reka mbaho urugero nk'umugabo witwa Bizimana Manuel Captain yavukiye ya za Karuma, niho yakuriye yari za Kiryandongo zabwe yare. Ubu rero u Rwanda rugiye kurwanira hariya bakavuga ngo mutahe yagumayo ngo tuyengu turabona umutekano wacu turanga uburenganzira bwacu tumengankaniya bagafata imitsina. Ari nacyo abanyekongo benshi leta ya Kongo igiye kuzira kubera abawasi bano ba inyeshambizo za M23 zigiye kuzira ubusa nako zigiye kuzira ukuri, bagiye gufungwa icyitwa Maisha. Bamwe muri bo ibyo murambe vuga mukavuga ntago bizaba. Ako niba mbona Kagame afite ubwoba, wowe uvuga uburinde wo kuki udafite ubwoba? Iyo ubona amaze kumenya neza aho icyerekezo kiri, noneho yongeye kubabwira ngo Kagame yongeye gora system yo kwibutsa abantu ko bagomba gufunga mukanda, aho bagana si heza. Batangiye kuzina abantu barimo barahunga baza hano muri Uganda batwataka, ariko ngewe navuze ni sasa abani baza ari impunzi sava baze barya ibitoki barya n'ibinyanja bya Victoria, otherwise ntibaza guhungeta cyangwa kubuza umutekano muri iki gihugu cya Uganda. No way, ntago bishoboka. Muzaza kandi muzasubire uko mwaje mwikoreye amaboko, cyangwa ntago muzanasubirayo, tuzabagumana hano. Biva kubiya bindi mwajyaga marire ngo nimuza mu gihugu tuzabagumana hano. Arakene Soberi akagaba gahimba kandi kataraza ndugu yangu. Abanyamurenge bafite twirwaneho yabo. Niba koko uko umugabo yarimo avuga ngo baraza abasirikare bagahumba ibintu byo mu mirima yabo bakabitwara bakajya kubiteka,
yarangiza akanavuga ko RDF ingabo z'u Rwanda zitari minembwe no byo tayari byose nahise mbikatamo mvuga ngo nomubeshyi cyane ibyavugaga byose no gutoragura. Bafite propaganda y'ubugoryi bafuringa abantu. Nukuri kw'Imana bari abantu bakagara bose bari smart. Abanyamurenge bari mu Kagara bose bari smart. Abanyamurenge bose bari mu Kagara bari smart kandi bazarya izahabu ya Kongo, bazamererwa neza, bazabona ibyiza by'igihugu cyabo. Abanyatugara nibo bantu bagiye kunezerwa. Kisekedi yasoza manda ze zose yagira ate, ariko abanyamurenge nibo abatugara ni abari mu Kagara nibo bagiye kumererwa neza, bakasabana nari abanyamoko bose bariya bose baturiye Kongo yose, bazajya bakirwa nk'abami nabo babakire nk'abami, nawe urutundi barimeze neza bajya imahanga bagaruka, ariko abandi bazahora ku gisebo. Ni ibinyabinyoma, sinabura kubabwira ko ari abanyabinyoma. Nibakunda na Kongo ahubwo nibarusahuza. Iyo utize umurindi umuntu w'igicamuke nk'umuntu witwa Corneille Nangaa, ukajya inyuma y'umuntu witwa huyu nani Sultani Makenga, ukajya inyuma yuriya nyakwigendera Wiringoma Nyagupfa, mwe mukajya inyuma ya Kagame ubanyunyuza imitsi mureba, mugahagarara mukabona imisoro yose irimo gusorozwa za Bukavu irimo kuva hariya Goma, bakayuriza ibimodoka mureba imifuka n'imifuka iyo hataje ka helicopter. Aya mafaranga bagiye kubaka iki gihugu cya Kongo Kigali se cyangwa bigiye kubagurira intwaro? Mwebwe mutekereza mute mwagiye mukanguka ariko maravuga ngo baratwishe ababishe ni bande kari mwe mushigike ababishe. Ntuzongere kumva umuntu ujwigira avuga ubusa. Dore byarangiye buri muntu wese agiye kwakira icyo yakoreye. Izi space z'abana bavugira mu kuri, ariko gusa abanyarwanda bahwembera za social media zo mu Rwanda mufite stand mu mitima yanyu, muratuma abana bamarana. Simvuga bari ku rugamba, ndavuga abatuye mu byaro bya Kenya, ya East Africa, Tanzania, Uganda n'ahandi. Hano si yuko hano iyo wibeshye ukagira umuntu ukoraho bakurya nanobo bakudipotinga, ukazana akavyo ko gufata impunzi ukajya kuyitema cyangwa kuyikubita. My friend, wahura n'ikibazo gikomeye. So iyi politiki y'akarere, reka iki kibazo cyo mfite nicyo n'ubu nicyo nyigira, kubona abana ba Afrika basubiranamo bakicana bakazirana bakangana, twe tugakoma amashyi ngo ni sawa, abandi bakanezwa kubona views kugira ngo babone udufaranga tubatunga kuri YouTube. Nibatekereze abana ba Afrika barimo gupfa kubera ya remote ya wa wundi umwera ukorerwa n'abantu batarenze babiri. Guys, bye. Nasoje zimya.